narokokeye aka karere nshuti namwe baturage mu karere kacu ka Karongi ngo bashimire mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi aho abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Abagaze hano nitwa Kageneza Damien, avuka muri Murenge wa Gashari mu Kagari ka Tongati. Narokokeye rero muri komine uko ari ebyiri, ko Umurenge wa Gashari uhuza cyari komine Mwendo na komine Bwakira. Kugira ngo rero turi mwanya shima leta y'ubumwe yaduhaye uyu munsi wo kugira ngo tujye twibuka abacu bazize Jenoside. Ni ikintu gikomeye kandi kiduha umutuzo n'amahoro, kuko ni umunsi wo kongera kwibuka ibyatubayeho nk'uko umutangabuhamya yabivuze. Hano rero muri Murenge wa Gashari habaye ibintu bidasanzwe ku Batutsi, kuko nta byose byagenze, kuko hari paruwasi hari na subprefecture. Abo ni ahantu Abatutsi ko bashobora gukirira, kuko bari baramenyereye ko bagiye muri paruwasi ntabwo basangamo, nk'uko Mutangabuhamya yabivuze ngo ibyahise byose nabo bahungiraga bakabareka, bakumva ko ari n'ubuyobozi bwa leta subprefecture yumvaga ko bahabiki. Ariko siko byagenze, uko Jenoside yarateguwe barashyizeho abakonseye mu bwise ba Gashari b'abasirikari kugira ngo bazakore Jenoside. Niyo mpamvu hano habaye ubwicanyi budasanzwe, harokoka na mbarwa cyane. Tugira n'akandi kaga gakomeye, kuko hari muri Turikwazi inkotanyi zahageze, guverinoma yaragiyeho, ndetse barishe barica kugeza naho bari bahishe babica. Iyo bakazana navuye hano guverinoma yaragiyeho, umuntu ari mukuru nagiye mu nkotanyi narazisanze hariya ku ruzi. Hano bica, ariko ku ruzi hirya muri za Gitarama ko ari amahoro. Nyakubahwa Mushyitsi mukuru, bite icyifuzo cyo kubaka urwibutso, nk'uko hano hashyize urwibutso rw'akarere. Mwe n'akarere twabasabaga ko tuvugira tukabigeza kure, kuko urwibutso rwacu rurimo imibiri myinshi rwaruzuye, kandi hirya no hino hari imibiri bashaka kwimura kugira ngo tuyazane. Twabasabaga ko rero mwadukorera ubuvugizi kugira ngo urwo rwibutso rwihutishe. Ndasaba n'abaturage mu izina ry'abarokokeye hano n'abafite ababo bashyinguye muri uru rwibutso ko mwadufasha nk'uko umuyobozi w'akarere yabivuze, rwose mukaturangiraho imibiri y'abacu tutabonye iri. Jenoside yabaye ni mu kuri ntabwo twagombye kubura imibiri y'abacu, kuko barafite uburyo babipanze. Ni ukuvuga ngo n'utarapfuye babaga bamuzi, n'uwapfuye babaga bamuzi, n'aho yapfiye babaga bahazi. Icyo rero numvaga atari byo twagombye kugira, kuko nta kwibeshya kwabagamo, bamwe ngo bapfuye aba basigaye. Rero nasabaga rwose abaturage bo muri kano gace ko mwadufasha mugakora ibishoboka byose, mwakwandika udupapuro mukaduta ku murenge cyangwa ku kagari cyangwa rwose umuntu yakabona, mwagenda mukashinga agati mukavuga mutahanu niho hari umuntu wacu.
nukuri byadushimisha kandi twese tukabohoka kandi biroroshye rwose hano ntabwo twagombye kugira ikibazo cy'imibiri kuko nta kwibeshya kwabayeho nta bantu bafashe ngo bajyane mu nzuzi muri aka gace ni ukuvuga ko umuntu wese twabaga tuzi ko yapfuye nanjye narabimenyaga tuzi n'uburyo ko akiriho rero ndagira ngo mbasore rwose ku nshuro ya 30 na rimwe twibuka jenoside yakorewe abatutsi mudufashe tugaruka tuzashyingure imibiri y'abacu ntacyo kugira ngo tubisemo ndetse tuyishyingure hamwe n'abandi twese ari ababisha ari n'abashaka kubimenya kugira ngo tugire twese umutima mwiza. Ndagira ngo nshimire cyane Inkotanyi n'uwari uziyoboye ko bafashwe n'Imana batabaye natwe nubwo Turikwaze yari iri hano ariko twagiye dusanga abari bakuru abandi bazirokora nk'uko babikaga bamwe bagize ubwoba abandi bakabikaraho bishe cyane ariko turashimira Inkotanyi umugaba w'ikirenga wazo. Turashimira cyane amadini yaje hano kwifatanya natwe. Turashimira cyane Kiliziya Gatolika ya hano muri paruwasi yacu ya Birambo uburyo ituba hafi bakaba baraduhaye naho tuzagurira urwibutso. Barakoze cyane kandi rwose batuba hafi cyane. Ndashimira rero inzego bwite za leta ko ziza kwifatanya natwe buri gihe uko umwaka utashye kugira ngo murabibona rwose mwakoze cyane. Murakoze. Ndagira ngo nshimire n'abashyitsi baba baduherekeje mwese mwakoze. Ndagira ngo rero natinze ngo mureke twiyubake nk'uko Meya bivuze rwose aha ni iwacu kandi turashima leta y'ubumwe ko yadukuyemo ubwoba. Meya bivuze twigaga tuzi ko tugomba gupfa. Turashima Imana ko turiho tutagomba gupfa twishwe. Turashima Imana ko dufite abana bacu biga mu mashuri batababwira ngo nibahaguruke bahagurukane ipfunwe biga aho bashaka aho ubwenge bwabo bubageza hose bakagerayo haba mu gihugu haba hanze. Ibyo ni leta y'ubumwe tubikesha. Turashima leta y'ubumwe ko umuntu wese agenda yemye kandi atikanga icyo ari cyo yumva ko ahantu hose ari umunyarwanda. Kwaka ibyangombwa ntibabiduhe ariko ugenda ukaka ibyangombwa ukajya mu mahanga ukagaruka bakaguha pasiporo ugahabwa pasiporo agaruka ukitwa inyenzi bakagufunga. Turashima rero leta y'ubumwe yaduhaye uwo mwidegemvyo. Murakoze. twiyubaka kandi igihugu cyacu kizagira imbere kubera dufite leta y'ubumwe.